ndabashimiye rero kuba mwashyize urushinge rwanyu kuri 48.8 FM. Uyu munsi rero turi kumwe na Rura, turi kumwe n'abakozi bo muri Rura cyangwa se abayobozi muri Rura, bakaba bagiye kuganira natwe ndetse namwe ku nsanganyamatsiko ivuga ni gukumira ibyaha hakoreshejwe simukadi. Nibyo tugiye kuganiraho cyane, hanyuma tukaba turi buze kumara isaha yose tuganira kuri iki kintu, kandi namwe nifuza ko muza kuza kugiramo uruhare muri kino kiganiro. Muraduhamagara kuri 0780 muraduhamagara kuri 072373 murabaza ibibazo, muratanga inyunganizi cyangwa se mube mwagira ikintu mutangaza muri kino kiganiro. Byumvikane ngo amarembo arakinguye kuri buri muntu uwo ari we wese. Mwaramutse bashyitsi bahire. Mwaramutse neza. Ego. Mwaramutse. Yego. Mwumvise ko turi kumwe n'umumama hano, turi kumwe kandi n'umugabo. Bagiye kubanza batwibwire kugira ngo tuze kuganira tuziranye. Ni karibu. Murakoze. Nitwa Muteteri Caroline, nkaba nturutse muri Rura uko umunyamakuru abivuze, nkaba nkora mu ishami ry'itumanaho. Turabashimiye kandi tubaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze. Yego. Turi kumwe kandi n'umugabo. Murakoze. Nitwa Njangwe Theoneste, nanjye nkaba nkora mu kigo cya Rura, nkaba nkuriye ishami rishinzwe kurengera abaguzi. Murakoze, turabashimiye. Buriya nanjye uranshinzwe cyane ko nanjye ndi umuguzi. Hanyuma rero mwumvise ko ari bo batumirwa dufite hano muri siyo za Energy Radio n'abakozi bo muri Rura. Kubera iki mwumvise ko mugomba kuza kuganiza abanyarwanda, Caroline? Murakoze. Impamvu tumvise tugomba kuza kuganiza abanyarwanda nuko abanyarwanda, abaturage ni abacu twese, turabashinzwe kandi n'umutekano wabo turawushinzwe. Nk'abakozi ba Rura rero twaje kubaganiriza tubabwira bakumire cyangwa birinde ubujura bukorwa ku masimukadi yabo, kandi tunabaganiriza ku buryo bushya bwashizweho bwo kwiyandikisha simukadi. Ni kuzibaruzaho. Murakoze cyane. Hari abantu baduteza amatwi bibereye ngiyo mu giturage yo aribwo bwa mbere bumvise Rura. Theoneste, mbere yuko twinjira neza mu kiganiro, bataza kuza kuvuga ngo twumvise ngo bakoze muri Rura bakagira ngo Rura ni ikindi kigo runaka, wababwira ko Rura ari iki? Murakoze. Rura mu magambo ahinnye ni Rwanda Utilities Regulatory Authority. Ariko mu Kinyarwanda ni ikigo ngenzuramikorere y'imirimo imwe n'imwe ifite igihugu akamaro. Ego. Iyo mirimo rero nkuko ngiye kuyivuga urasanga ko ifitiye igihugu akamaro. Hari itumanaho cyangwa ICT iri mu bice byinshi, technology. Yego. Hakaba harimo transport rusange, hakaba harimo ibijyanye na energy yenda tutuma ngo ni radio turiho, ariko nubwo nayo tuyishinzwe tumanaho energy, ubwo harimo petrole, harimo gaze, ibyo byose ubwo nibitanga ingufu voilà. Harimo imirasire bita radiation, ibyuma ducamo by'umutekano cyangwa zira za scanner zo kwa muganga badushyiramo bareba urwayi dufite, zigira icyo bita imirasire. Iyo mirasire rero tugomba kubigenzura kugira ngo turebe iyo mirasire nibitagira ingaruka ku baturarwanda. Tukaba tugenzura n'ibindi bijyanye byitwa sanitation n'ibijyanye n'ubuzima, n'isukura, izi company zitwara imyanda mu mago urazibona. Hanyuma tukagenzura ibijyanye n'amazi wasake, n'ibijyanye n'amashanyarazi ariyo REG. Yego. Urumva rero ibyo bintu byose biragenda bigakora ku buzima bwacu. Iyo mirimo rero ifite igihugu akamaro, uretse ko hari n'indi myinshi. Nari ngiye kuvuga ngo murafite ariko n'abanyarwanda muri rusange numvise hose turi kumwe, kandi ikigo cyanyu gifitiye akamaro igihugu cyane. Hanyuma rero tugarutse kuri Caroline, hari iki kintu cyo kuvuga ngo kubona simukadi, gukumira no kurwanya ibyaha bikorwa hifashishijwe simukadi.
ibyo bintu ni gute? simukadi tuzi ko umuntu ahamagara akitaba tukabitsa tukabikuza, hazamo n'ibyaha gute? murakoze cyane. simukadi rero ni akantu gato kaba kari kuri telefone ariko kabitsa amakuru menshi. urumva yuko noneho muri iyi minsi turanagahuza na banki na momo, turagakoresha kwishyura no kwishyura, ariko usanga hakorerwamo ubujura bwinshi. icyagaragaye impamvu twanatangiye iki gikorwa cyo kubaruza simukadi ubundi buryo bushya ni kubera yuko hagaragaye yuko hari abantu bakoresha amasimukadi yacu tutabizi, akagenda akayibaruza. urabona hari ukuntu tujya tugenda nko gufotoza fotokopi y'indangamuntu ahantu, ugasanga bayifotoye nabi bakayijugunya muri puberi. hari igihe uwo muntu afata iyo fotokopi akagenda akayikoresha amanyanga, akayibaruzaho akakwandikaho simukadi, ugasanga rero bagukoreyeho ubujura utabizi. ariko hari uburyo bwo kureba simukadi zose zikwanditseho. ubwo ni ugukoresha akanyenyeri 125 urwego. iyo ukoze gutyo ugakurikiza amabwiriza ariho, ubona simukadi zose zikubarujeho. ariko iyo usanze hari simukadi ikubarujeho utayizi, uba ufite uburyo bwo kwikuraho nanone ukurikije ya mabwiriza nanone. rero twasanze ubwo bujura burakorwa mu buryo bwinshi cyane. burya iterambere iyo ryaje n'umujura nabatera imbere ashaka uburyo. nabyumvise ko kuri simukadi ashaka gukorerwaho ibintu byinshi. Teoneste, biri ku ruhe rwego? ko ndora mwahagurutse ukagira ngo igikuba cyacitse? urakoze cyane Paul, biri ku rwego rukomeye cyane. ese Paul nkwibariza, nta muntu uraguhamagara kugira ngo watomboye ngo watsinde ikintu? yigeze kumuhamagara avuga ikirundi, yavuga numvaga asa n'uvuga ikirundi, ambwira ukuntu ngiye kubona amamiliyoni menshi cyane, ariko mitamenya ko ari umutekamutwe. wowe wagize amahirwe uramumenya ko ari umutekamutwe. hari n'undi akubwira ngo hari umuntu mugenzi wawe wagize ikibazo nuko yarebye muri contact zawe, akakubwira ngo ari ahangaha none ngo agize ikibazo, ngo arashanga umuhereza amafaranga, ngo araza kuyagusubiza naza nimugoroba. kakukumva kuko umuntu uramuzi. iyo utabizi rero, kubera umutima mwiza dusanga mu Banyarwanda uhita utabara, ariko aba yagutwaye. urumva rero ubwo bujura bukorerwa kuri simukadi bumaze gufata indi ntera cyane. niyo mpamvu twatekereje ko iki kintu tugomba kugihagurukira. gahunda yatangiye itariki ya 1 ukwezi kwa 9 ukunguko. ariko nkuko dusanzwe tubibona, ubukangurambaga burimo burakorwa, na RIB irabikora, n'ibigo bishinzwe itumanaho bigenda bikora ku mateleviziyo cyangwa ku maradiyo, kugira ngo abantu bamenye ubwenge, bamenye ukuntu babikumira. ariko umuti nyawo ugaragara ufatika nuko buri muntu yakwibaruza simukadi ye ijyanye n'irangamuntu ye. Teonese, mu Rwanda ndabizi neza yuko nta muntu utunze telefone atari baruje simukadi. iryo uko kongera kwibaruza muri kuvuga ni ibiki bwo? aho icyo twabitangiriyeho nuko nkuko babikubwiye mugenzi wanjye, wajyaga kuri banki bakubwira ngo yandika mu gitabo, ukandika izina ryawe, nimero y'irangamuntu, ukandika na telefone yawe. wajya ahandi ku kindi kigo yenda cya leta cyangwa cy'abigenga nanone ugasigaho ukishyira mu gitabo. mbere niba wibuka neza kuri momo, bari abana bo ku mihanda baba agents, icyo badukoreraga n'iki, babaga bafite igitabo, kandi ku mwirondoro wawe n'irangamuntu yawe, agafotora ka kantu hari za nimero z'irangamuntu. yarangiza agahita yibaruzaho izindi simukadi akoresheje za nimero z'irangamuntu afite hariya. niyo mpamvu akubwiye ko ari akanyenyeri 125. iyo ubikoze urareba benshi basanga afite nk'inimero 5 zimwanditseho, cyangwa atabizi. harimo niye bien sûr yibarujeho, ariko hari izindi zimubaruyeho watabizi. izo rero nizo baheraho bakorera ibyo byaha. bagenzura kugira ngo barebe izo nimero ukuntu bazifata, bagasanga zanditse kuri Paul, kandi Paul azi ko afite nimero imwe gusa, ariko mu by'ukuri siko bimeze. ubu rero baduhaye amahirwe yo kuziyandukuzaho, usigarane za zindi nawe
wizera ko zikwanditse. none se twongere tujye kwibaruzaho nimero dusanzwe twarazibaruje tunazifite? Bizaba ubu turimo turakangurira abafata simukadi nshyashya n'abaswapingisha bashyashya, ariko igihe kizagera noneho ubwo buryo nawe ugiye kuri kwaka serivisi kuri kiriya kigo cy'itumanaho Airtel cyangwa MTN, nuhagera ubabwire baguhe nimero yawe barebe ko ikubaruye, bahita bakubarura. Bizagerwaho twese tugende dusubira aho twatangira abashyashya barimo barazifata simukadi nshyashya, kugira ngo uburyo bwa kera burangire buveho, dutangire uburyo bushyashya. Ariko Mutete, ibi bintu biroroshye? Ntago byoroshye, ariko niyo mpamvu turi gukora ubukangurambaga, tuganiriza abantu, tubabwira kurinda simukadi yabo, nanone tubabwira, tubereka inzira bagomba gukoresha. Ntago byoroshye nk'uko bivuze, ariko bizakorwa, bizakunda. Okay. Inshuti bakunzi ba Energy Radio, rero turi mu kiganiro ahangaha, turi kuganira ku bintu bijyanye n'ibya bikorerwa kuri simukadi. Ni ubujura gusa ariko hari Theoneste? Ni ubujura cyangwa ubugambanyi? Byose buriya uwakoze ubujura n'ubugambanyi yabukora. N'ubugambanyi yabukora. None se niba ageze muri abashe kwinjira muri message zawe cyangwa akinjira mu mutungo wawe, mu mabanga yawe, icyo atakora ni iki? Ashobora no kugambanira. Ariko ubu ngubu turimo turagira iki, turakangurira cyane kugira ngo ubujura bucike, cyane cyane kuko iyi simukadi turi mu gihe cya cashless, cyo kwishyura udakoresheje amafaranga mu ntoki. Yego, nibwo buryo leta irimo iradukangurira kugira ngo tubyitabire. Nta bindi rero, tugomba gufata n'izo ngamba kugira ngo batabasha kudutwara imitungo yacu, kuko ihujwe na konte yawe muri banki. Ufata amafaranga ari kuri konte, nawe ukijya kuri banki ujye gutonda umurongo, wowe ufata amafaranga ari konte ukashyira kuri telefone yawe. Wajya muri alimentation ukishyura ukoresheje telefone yawe, wajya muri bisi ukishyura ukoresheje telefone yawe. Urumva nta kongera gufata amafaranga mu ntoki. Ni uburyo. Ubu ndamutse menye umuntu wanyibarurijeho simukadi, ubwo nakora iki? Rero uramutse umumenye, iyo nimero wayifasha uyizi, uyitanga ku kigo gikorera nka RIB, wegera RIB ukayibagezaho, cyangwa ikigo gishinzwe itumanaho iyo nimero, ukabwira ati umuntu yibaruje kuri nimero yanjye, yibaruje ho simukadi yanjye, baramukurikirana kandi baramwo barabafata. Akenshi usanga ari n'amatsinda manini cyane, barimo bagenda bafata hirya no hino. Ni ukuvuga ngo tugomba kubihagurukira, nkuko yabivuze mugenzi wanjye. Simukadi ni iki? Ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, ni umutungo wacu. Tugomba rero kuyirinda nkuko turinda ibindi byindi byose bidufitiye akamaro. Najyaga nifatira telefone yanjye nkahamagara nimero yanjye niyi, ntabwo najyaga ntekereza yuko ku ruhande hashobora kuba hari ushobora kubikoresha mu manyanga akaba yangerekaho urusyo. Niko bimeze rwose. Niyo hari n'igihe bakora iperereza bamaze kumenya nk'izo nimero, kuko turazifata, abantu benshi barazifata bakazitanga muri RIB, bakora iperereza bagakurikirana ugasanga yenda iyo nimero y'umuntu umukecuru wibereye iyo ngiyo, atazi niyo biva niyo bijya. Cyangwa agasanga nyiri iyo nimero bakoresheje kugira ngo bibe abantu ntakiriho, yaratashye. So rero niyo mpamvu hari amahirwe kwiyandikuzaho nimero zitakwanditseho, zikubarujeho utazi. No kumenya izikubaruyeho. Mutete, iki gikorwa giteganijwe gute cyo kugira ngo abantu bongere batekereze ku masimukadi yabo, bongere bibaruze neza, biyandikishe izo bazi neza ko ari zo bakoresha? Gahunda ipanze gute? Ubu ngubu uburyo buhari ni uko umuntu yandikisha simukadi ye ku ma service center. Ni ukuvuga bariya abana bacuruzaga amasimukadi ku muhanda ntibacyemerewe gucuruza simukadi. Kubera iki? Kubera uburyo busha buhari, cyambere abagomba kuba afite ibikoresho bihagije. Ibikoresho mvuga ubwo ni ukuvuga ngo abagomba kuba afite laptop cyangwa computer cyangwa smartphone, ku buryo ashobora gukurura amakuru yose ari muri y'uwo muntu. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa bagihuje na NIDA. Ubwo NIDA ni ikigo giteza amatwi atazi NIDA yamenya ko ari iki. Inshuti zanjye abaduteza amatwi ni benshi ntago babizi. NIDA ni ikigo gishinzwe gutanga indangamuntu. Ni ukuvuga indangamuntu yacu akenshi bihujwe n'ibintu byinshi. Usanga
indangamuntu yawe ihujwe na assurance yawe ubwishingizi bwawe ihuzwa na konte zawe zo muri banke ibintu byinshi noneho na simukadi igiye kuba kimwe muri ibyo bigiye guhuzwa n'indangamuntu yawe noneho ni ukuvuga ngo iki gikorwa ubu ngubu uzajya wigererayo kuri service center. Mbere hari ukuntu watumaga umwana ukamubwira ati ubwo se ku cyicaro cy'ibi bigo by'itumanaho yego ni ku cyicaro cyabyo none ni ukuvuga ngo mbere wafataga indangamuntu yawe cyangwa fotokopi ukayiha umwana ukamubwira ati genda unkorere swap cyangwa ukamubwira ati genda umfatire indangamuntu ubu ngubu ibyo ngibyo ntibigikora. Ubu ngubu uzajya wigirayo ku cyicaro aho batanga simukadi hanyuma banagufotore bafata ifoto yawe bayihuze n'indangamuntu yawe niyo simukadi. Hanyuma rero icyo gikorwa kirakorwa no mu banyamahanga n'abanyamahanga twaje gusanga nabo baza gukora ubujura mu gihugu. Sinzi ko mwigeze kubyumvaho ko hari abagiye bakora butekamutwe baraza biba abantu. Rero n'ibyo ngibyo turabakangurira abantu rwose n'abanyamahanga nawe araza agakerekana pasiporo. Ikiyongereyeho muri byo nuko nawe baramufotora kandi na visa yinjiriyeho bakayifotora kuko hari igihe usanga umunyamahanga afite pasiporo nk'eshatu akinjirira wenda kuri pasiporo y'Ubusuwisi yajya gufata indangamuntu agafata nako gufata simukadi agafata kuri y'Ubufaransa agakoreraho ibyaha kuri iyo y'Ubufaransa wajya gushakisha uwo muntu ukamubura ariko iyo yaguhaye pasiporo na visa yayo muramumenya ukavuga ati uyu muntu yinjiriye wenda ku kibuga cy'indege yinjiza itariki mukabona kumushakisha. Rero urumva rero icyo gikorwa ku buryo tugikora nuko nguko. Urakoze cyane ndagushimiye ariko ntabwo nanyuzwe ntabwo ikibazo nabajije nagisubijwe neza. Ahari Theoneste nawe ari buze kuza kumfasha nabajije ngo iyi gahunda ipanze gute? Iyi gahunda bizatangira ryari abaturage batangire kwinjira muri iki gikorwa ryari gute? Murakoze cyane Paul ndagushimiye. Iyi gahunda nkuko nabikubwiye mbere dutangira yatangiranye n'itariki ya mbere ukwezi kwa 9 ubu yaratangiye urumva imaze iminsi 28 irimo irakorwa. Ukuvuga ikintu cya mbere cyatangiye nuko aba bana bo ku mihanda bacuruza za momo n'icyo mu mitaka aba agent ntabwo bakemerewe gutanga simukadi. DGP byaratangiye. Hanyuma ushaka simukadi hari izi service center cyangwa ibyicaro cyangwa amaduka yaba bashinzwe itumanaho MTN cyangwa Airtel bafite uko bari basanzwe bakora bafite abantu barimo baragenda bazitanga. Urumva ntibirakwira mu gihugu hose ariko ku rwego rwa district n'urwego rw'imirenge bamaze kugezayo abantu bazafasha gutanga iyi service. Nkuko mutetera bitubwiye ni application nshyashya irimo irakoreshwa. Ikintu cya mbere watangaga copy ukagenda cyangwa ID bakaguha simukadi ariko ubu iyo application isaba gufotorwa. Ugomba gufotorwa ntabwo ugenda ngo baguhe simukadi batagufotoye. Kugira ngo bagufotore urahagera ugatanga ID yawe bakayishyira muri iyo application. Ubwo ID ni cyangombwa cyawe ni irangamuntu yawe utanga iyo rangamuntu yawe bagahita bayishyira muri iyo koranabuhanga noneho bigahita bihura na system ya NIDA nkuko bayoboze cya kigo gishinzwe na ya foto gahuzwa. Noneho iyo bagufotoye birumvikana niba barafashe irangamuntu ufite imyaka 18 ubu ngubu ukaba ufite nka 40 cyangwa 30 urumva ko ni sura iba yarahinditseho gatoya ariko barabira akavuga ati uko ni Paul. Yego turebye irangamuntu n'ifoto dufotoye ni Paul bakabihuza muri system kwishyura 500 bakaguha simukadi yawe ukagenda. Byaratangiye igikorwa kizakomeza. Ubu ngo barimo barakoresha ifoto ariko azagera n'igihe hagiye igikumu uko turahinduka ariko igikumu rya gihinduka. Kurabyumva ariko nabyumvise kuvuga rero ntabwo ari igikorwa kije guhita kirangira ako kanya. Kizakomeza hazakomeza bashyiramo twabyita ibirungo kugira ngo dukomeze gukumira nabo bajura. Bigeze kumpamagara barambwira ngo natsindiye miliyoni 2 kandi utigeze ubetinga cyangwa utigeze uhigana. Terika bampamagaye ngo nka saa 5 z'ijoro
irasona bati miliyoni 2 ndabwira karabo ninongeye nari ariko naje kuvuga ni aba bagabo niba bafite na bene wabo bazi bahaye ni urukundo bangiriye kandi hari abantu benshi bure bagiye bakira izo message ndetse abenshi bure bamaze no kugira gute bamaze no kuyabatwara buriya birumvikana hanyuma ubu ngubu ubu bukangurambaga muje kubiganiza abaturage hano kuri radio ariko hasi mu baturage niye systeme hakoreshejwe ubuhe buryo kugira ngo abantu babyumve batangire hari abakangurambaga bariyo urakoze cyane ubukangurambaga bwa mbere n'ubutumwa turakora ubu twaje hano kuri radio ariko ejo twari Gakenke Burera turimo turagenda duhuza abayobozi b'imirenge na gitifu y'imirenge noneho tukabaha iyo message muzi ko inteko z'abaturage zatangiye yego so barimo baragenda rero badutangira iyo message ariko nabira bigo bishinzwe itumanaho nabyo birimo biramanuka birimo birabegereza iyo service ku buryo rero twe twaje mbere kugira ngo tubateguze niba batazajya ku mihanda umwana akababeshya ngo mwakire simukadi turatanga simukadi ibyo ntibikiriho igisigaye ubwo bukangurambaga turakomeza turakoresha niyo mpamvu twaje kuri radio turimo turazenguruka igihugu cyose twahereye iburengerazuba ubu turi mu majyaruguru kimwe gitatse turi mu majyepfo turimo turagenda dukangurira abaturage ariko nabira bigo bishinzwe itumanaho nabyo bifite uwo muyoboro wo kugenda bikangurira abaturage mutete aba baturage ni baramuka batabyitabiriye cyangwa bakayifata nk'ibintu bisanzwe kuko niba umuntu batari bamutuburira aziko nta kibazo baramutse batabyitabiriye byabagireza ingaruka urumva nkuko tubivuze simukadi yawe ibirimo amabanga yawe menshi ibirimo ubutunzi bwawe bwinshi ubwo urumva rero icyo gihe atabyitabiriye umuturage atabikurikiranye cyane bazamwiba bazamurangiza cyangwa se ni nicyo kibazo ndabazaga kugira ngo uzabisuzugura yumve ko nahura na kaga azari ubyabyiteye banamukoreraho ibyaha byinshi kuri simukadi bamubeshera ibintu bamukorera ibintu byinshi bidashoboka hato niho yumva RIB iramuhamagaye iramutumije ushobora no gufungwa uzize ibintu utazi kubera undi muntu akoresheje simukadi yawe ni byiza rero ko umuntu afata simukadi nk'ubutunzi bwe akayifatira kandi akamenya amakuru kuko icyagaragaye nuko nawe bajura hari igihe ari twe tubanza kubaha amakuru kuko araguhamagara akakubwira ati watsindiye miliyoni 2 urugero agatangira akakuyobora ati kandi akanyenyeri 182 abantu baduteza amatwi baze kuduhamya ko nzi neza ko abantu benshi buriya bahuye n'icyo kibazo komeza yego akakubwira ati kandi akanyenyeri 182 nawe ugagakanda yego akakohereza kugeza aho ushiramo ni nimero y'ibanga ryawe naye arimo akayatwara umva rero icyambere ni ukumenya yuko iyo umuntu akubwiye ko watsindiye ikintu icyambere ugomba gushira mu mutwe ese nigeze kugira ahantu na betinzi cyangwa hari umukino nigeze nkina kugira ngo ntsindire ikintu icyo ni ikintu cyambere ugomba kwibaza ikindi cya kabiri nuko abo bantu baba bashaka kuguha amakuru baba bakwihutisha abagira ngo ugire vuba ntaguha umwanya wo gutekereza yego nge byambayeho babihuta byataye icyo ugomba kwitegereza aho ngaho nuko iyo batangiye kwihuta iyo wumvishe baguhaye amakuru nk'ayo ngayo icyambere ni ukumukupa ukareba umuntu ukwegereye ukamugisha inama iyo utamuhaye iyo minota rero uwo muntu uraza ukamutahura nyuma ko yari umutekamutwe gitangaje nuko nge bambwiye gutyo maze kubavumbura barantutse niko bakora yaranutse ngo nzapfa nakize anuka n'ibindi bitutsi byinshi cyane yanutse no kuri mama ndavuze ko uyu mugabo ari kunziza abajura nta kinyabupfura nyine umujura n'umujura mwari mumaze kubona ko bimaze kugera ku ruhe rwego kugira ngo nyine ruri haguruke ivuga ngo tugiye guhagurukira iki kintu mwabonaga bimaze kugera ku ruhe rwego urumva nkuko nakubwiye genshinzwe kureberera abaguzi urebye nk'ibibazo cyangwa ibirego nakira yego nakira mu kazi kanjye ibyinshi cyane bijyanye
n'icyo kibazo, n'icyo urebye n'icyo kibazo cy'ubujura bukorerwa kuri simukadi. Kandi n'izindi nzego dufatanije yaba RIB cyangwa n'ibigo bafatanyabikorwa bashinzwe itumanaho nabo urebye turakorana. Ubwo rero impamvu twaje gufata iki cyemezo nuko byari bigeze ku rwego sinakubwira ngo 100%, buriya iyo ugereranya uhera nyine naho byahereye uko byari bimeze, ariko byari bimaze gukabya, byari bimaze kuba byinshi cyane. Kandi ndahamya neza buri muntu wese aba mu miryango cyangwa mu nshuti abo tugendana nta muntu n'umwe icyo kibazo kitari bwabeho. So urumva rero ko byari bimaze gufata intera ikomeye cyane. Umwanzuro rero twaje gusanga ari uko habaho kongera kwibarurisha simukadi mu buryo bushyashya biciye kuri application bitandukanye na bya bindi bya akanyenyeri 100 na kangahe gutyo iriya USSD bakoreshaga akanyenyeri gusa bagahita bagwa simukadi. Baravuga ati none reka dushyireho application. Ikindi cy'ingenzi nuko ubu ngubu iyi system ihari n'ukuri ya muntu ukubarujeho simukadi nawe ajyamo ku buryo rero gutrackinga bareba ibyaha uko byakozwe n'uriya muntu nawe azaba involved, kuko muri system bita bigaragara yuko Paul nafashe simukadi nyifatira Musanze ku mu agent yitwa Yenda Theonest ukorera ahangaha muri system bita bigaragara. Niba rero atari Paul watanze amakuru cyangwa wakoze ubujura, wa muntu nawe wagize iki waguhaye simukadi naza afite mu ruhare. Okay. Shoti bakunze wa Energy Radio, rero tugeze no ku mwanya tugiye gutangira kumva ibitekerezo byanyu. Mwebwe aba batubuzi ntago baba barigeze babageraho, ese niba warabagezeho byagenze gute? Hanyuma iyi gahunda ya rura yo kugira ngo batangire bakurikirane ikibazo cy'aba bantu murabyumva mute mwebwe? Tugiye kubaha umwanya kuri telefone ni 0780321111, turaha umwanya kuri 0723737090. Hanyuma turi buze no kubakira ku murongo kuri Facebook aho muza kuza gutanga ibitekerezo mwanditse, nabyo turi buze kubiha agaciro. Reka twakire uyu muntu. Waramutse? Halo. Waramutse neza? Yego Paul Clement, reveri hano mu Kivuruga. Reveriye waramutse? Yego naramutse neza cyane. Mu Kivuruga bwakeye neza? Yego bwakeye neza nta kibazo. Ngaho rero wumvise kino kiganiro wanagikurikiye, turi kumwe n'abakozi bo muri rura. Kuri wese yagakwiye kugikurikira buriya butubuzi nyine bwo kubesha abantu nyine wenda ngo kora iki n'iki, abantu bose bakamenya ubwenge. Byakubayeho? Nande tuzi umuntu wambwiye uratindiye amafaranga ngo kandi imibare iyi n'iyi, ariko kora nyine ngo ndakukurikirana ibiganiro cyane, nje namwimye amaso wabwo ni rwawe iyo barangije wabavumbuye baragutuka nawe baragututse. Nande barato. Okay. None akari kantu navuga ibi bintu byo gucuruza amasimukadi, byo kubarura amasimukadi ku bandi bantu byagakwiye gucika, umuntu akajya ribaruzaho simukadi barayikubaruraho gusa. Noneho nawe urumva ko iki gikorwa cya rura uragishima? Oya njyewe ndagishima kuko nyine njyewe arega kubera nyine wenda mbana n'abaturage mba mbizi. Hari abantu nyine wenda abantu bagacuruza amasimukadi noneho bakajya barayabarura ku bandi. Ugishaka wenda bayikubaruraho ariko batayigurishije bayibaruye ku wundi. Icyo kintu cyo kigomba gucika, byo ntabwo byari byiza. Ukajya kubona wenda kwida kuri wenda ngo bakubaruyeho simukadi kandi utayiguze, ibyo bintu ntabwo ari. Bari bakwijeje ibihe bitangaza? Baguhamagara bakubwiye ngo iki tuciremo muri make? Nyine nje barampamagara bafashe SMS y'umuntu wabikuye ngo gikoze 30,000. Nuko barambira ngo dore amafaranga ngo tukoherereje. Uri kumva ngo none ngo garayobye ngo none ngo kuri telefone yawe ngo nta yandi ufiteho hari kuri TV. Nabwire reka njyewe nuko manda nagira hamakenga, ariko ngiye kureba kuri ntuza kuri balance nsanga amafaranga mfiteho iyo ngifiteho g'amafaranga 30 ntabihari. Ubwo nyine nyuma yaho bari kugira ngo bese weho ngo nta yarufiteho, nje kora nje nari nahise mbivumba ndababyini nyine ndayafite. Ngo nyine ngo kanda guca na guca kugira ngo ayo mafaranga ngo wemererwe kuyabona nyine ngo niho ngura tuyabona ayo 30. Kubera n'iki kiganiro nyine mba nagikurikiranye nkabyumva nyine umuntu wenda yambira guco gwamwe nta n'ikintu nakoze muri Tigo cyangwa muri MTN,
ahubwo nyine ngira amakenga mba nabavumbuye mba nabatuze ubwo nabo barantuka baratuza ndabihorera. urakoze reveriye. Sawa sawa. ariko ngoka byarawe abantu benshi izi message bagiye bazibona. Reka twumve ubuhamya bw'abantu, hanyuma ubwo buhamya bw'abantu buri buze kuza gutuma abantu bumva ko ikibazo gihari. Umuntu akubwira ngo akira amafaranga y'ubuntu kiba ari ikibazo. Reka twakire n'uyu. Mwaramutse? Waramutse Paul Kerema. Naramutse rwose. Nanjye rero ubwo ni chance hano kwa Kanani muri Shingiro. Mu murenge wa Shingiro, yego. Ubwo nanjye icyo kibazo cyaje kungeraho nyine umuntu arambwira ngo n'amafaranga 100 nyoherereje. Message warayibonye? Ubwo ngenda ategereza nyine ubwo nzi ari kumbwira ngo ni nkandi mibare maze ayo mafaranga ndayabona. Ubwo ngishije inama baza kumbwira ko ari umutubuzi. Warakanze se koko? Ntabyo nakanze nyine naramanjije naje kubaza umuntu ambwiye ko nyine yaba ari umutubuzi. Ubwo ngenda byihorera. Byari nka sangahe? Hari nka saa moya. Ubwo uwo twari turi kumwe yarambwiye ngo ese ubwo yakwereza ayo mafaranga yose hari icyo waba wamukoreye. Ubwo rero nanjye ambwiye gucyo ubwo mbanda byihoreye. Ubwo komeze mugubwe neza Paul Kerema tubateze yombi. Hanyuma se wakiye gute no gahunda ya rura yo kugira ngo hagurukire ibi bisambo? Wakiye gute gahunda ya rura yo kuba bahagurikiye bino bisambo? ngo ni ukumenyera nyine umuntu akamenya ko ibisambo kw'abatekamutwe babaho akazara. Hariho n'abantu baba bafite nyine nka za simukadi bakaba kubera ko baba barafashe irangamuntu bikaba ngombwa ko basaba nyine kuba bakwibaruza ku simukadi y'undi. Ubwo rero njye ndi kubibona waza urategereza ukaba wakwibaruza yari uko wabonye irangamuntu. Yego. Nabyo habaga igihe bagukoresheje amakosa bikaba bibi. Urakoze cyane ndagushimiye rero. Yego namwe. Ariko rura turabashimiye ko mwahagurukiye iki kintu. Abantu bajyaga bibaza ngo iherezo ry'ibi bintu rizabiriye. Bakibaza ibi bintu iherezo ryabyo rizabiriye. Ndatekereza ko abantu benshi barimo baraduhamagara ari benshi cyane ndetse barimo no kutwandikira n'ubutumwa. Reka tubumve biranatuma bamenya ko nibura hari icyo basabwa ko bakwiye no kugikora kugira ngo iki kibazo kibashe kuba cyakemuka. Waramutse? Energy Radio alo. Waramutse neza? Okay, twaramutse neza hano mu karere ka Gakenke Murenge n'ikivuruga. Uri mu Gakenke? Yego ubwo muravugana na Ndoyezu Jean Paul mu murenge wa Kivuruga. Yego Ndoyezu. Mbo twishimiye iki gikorwa noneho murimo gukora cyo guca abajura biba bakoresheje ikoranabuhanga. Ariko akabazo k'amatsiko nababaza. Ubu ni ukuvuga ngo nk'abana bari bafite amasimukadi ya mbere. Atari muri iyo sisitemu ubwo bizagenda gutera. Abantu bari basanzwe bafite simukadi zabo ese birasabwa ko bongera kwibaruza? Nicyo kibazo uri kwibaza? Nicyo kibazo naba ndi kwibaza. Uzi ko Mutetera agiye kugusubiza? Ngaho te kumuronka ansubiza. Ndeka rwose agusubize pe. Yego abantu bari basanzwe bafite simukadi rero igihe cyabo kizagera nabo babaruzi izo simukadi zabo. Ariko ubu ngubu twatangiye n'abantu bafata simukadi nshya. Mu minsi iri imbere nidutangira gukoresha igikumwe buri muntu wese azahamagarwa kugira ngo yandikishe simukadi ye. Igikumwe gute Mutetera? Igikumwe ni ukuvuga ngo kwa kundi twababwiye yuko umuntu azajya bahuza umyirondoro yawe na simukadi yawe ku ndangamuntu yawe n'igikumwe kizajya gikoreshwa. Uzajya ugenda guteza igikumwe kugira ngo simukadi yawe ibe bizwi yuko ari ya Jean Paul. Yego. Rero iki gikorwa natwe dufite simukadi bizatugeraho. Buri wese bizamugeraho. Okay. Yatubwiye ati mwaramutse neza, yitwa Ishimwe, ati mwakoze kuri icyo kiganiro mwaduteguriye, ati ni cyiza cyane, ati ikibazo mfite ese umuntu atakiriho yari afite simukadi yarayikoreshaga uwo muntu akaba atakiriho
ntabwo abatubuzi bashaka kwifashisha simukadi bakayikoresha ibyaha. Teonese urabyumva ute? none se urumva barakoresha umuntu ariho umuntu ariho barakoresha simukadi bakayikoraho ubujura ariho uwapfuye se urumva we byagenda gute? Ahubwo nkatwe mu miryango hari icyo tugomba gukora. Kuriya twandukuza abantu mu bitabo by'imyimerere. Iyo umuntu yapfuye uramugenda hari igihe kigera ku murenge ukamwandukuza. Byakabaye byiza nk'umuryango usigaye banavuze bati yakoreshaga nimero bakayandukuza. Icyo gihe bamaze kuyandukuza byagenda bite? Icyo gihe bamaze kuyandukuza biriya bigo bitanga simukadi cyangwa bikoresha itumanaho, iriya ni product yabo, mbega ni igishoro cyabo, ni umutungo wabo. Iriya simukadi bashobora gukuraho ibyo ariho byose bakayiha undi muntu mushyashyuje. Ikindi ugomba kumenya ni uko iyo simukadi imaze igihe runaka idakoreshwa bo barabibona, kuko iriya simukadi nibinjiriza amafaranga. Iyo idakoreshwa rero ni nka kwa kundi muri banki ifite konti idakoreshwa bayifunga. Nabo rero hari igihe runaka kigera babona simukadi idakoreshwa bayikuraho bakayifunga. Murakoze cyane, murakoze. Dufite ubutumwa bwinshi batwandikiye. Uyu muntu yitwa Ruzindana Joseph, yagize ati mwaramutse Paul Clement ni njye. Ati Ruzindana Joseph ari mu kagari ka Kavumu. Ati tubaha ikaze, twishimiye gahunda ya rura kuko baratwibye bikomeye. Ati nizere ko bahagurutse ubwo bahagurutse bitazasubira. Ese ngo umuntu wakubaruje simukadi ntacyo bizatwara? Mwabyumvise? Umuntu akakubaruza simukadi. Erega nicyo kibazo gihari, nicyo tumwe turarwanya. Umuntu nakubwiye ko bagenda agafata nimero yawe ya ID basanze ahantu, yarangiza akayibarizaho simukadi. Urabyumva? Wowe utahibereye nyiri bwite. Nayo mpamvu ubu ngubu uburyo buhari udashobora kwibaruza simukadi utahibereye ngo banagufotore. Mbere rero niko byagendaga. Uzi Pacifique urahita ukomerezaho Theoneste. Pacifique mupenzi yitwa Tuganimana yavuze ati bahambarize utese abadafite ubushobozi bwo kugera ku ma service centers, urugero nk'abari mu zabukuru, kugira ngo bagure simukadi cyangwa bakoreshe simu swap. Ese gutuma undi muntu akabimukoreshereza ntabwo byakoreshwa icyo gihe muzamwatangiye kubarura? Ntabwo bizakoreshwa, kuko niyo mpamvu nyiri ubwite agomba kuba hibira agafotorwa. Ibi bigo rero turimo turakorana abafatanyabikorwa bacu ari MTN cyangwa Airtel baramanuka, turimo turabakangura ko serivisi bagomba kwimanuka bakayegereza iki? Nta muntu n'umwe uzatuma mugenzi we. Umuntu agomba kuhibera agafotorwa, noneho hazageraho n'igihe cy'igikumu. None se ubwo igikumu uzatuma mugenzi wawe ute? Ari igikumu ugomba guteraho. Ahubwo wa wundi ubishinzwe kugurisha simukadi azaza gusanga aho uri, utera igikumu cyangwa gufotore. Reka twakire undi muntu kuri telefone. Abantu babaye benshi cyane. Ni ikiganiro nyine wumva simukadi, ntabwo udatunze simukadi. Mwaramutse? Allo. Ndakumva cyane. Witwa nde? Nitwa Claude, ndi Musanze. Uri muhe murenge? Uri muhe murenge? Musanze. Murenge wa Musanze. Yego. Ejo muri iyi minsi nagiyeyo uzasanga hari abantu baberenganiramo, kuko bari abantu bari gushiramo inimero y'indangamuntu. Noneho bakureba bagasaba ko bagufotoye uri umwana, bakureba maze kuba umugabo bakavuga ngo si wowe. Icyo cyo ni dayizagikoraho iki kugira ngo abantu ibyo bice, kuko hari abantu bafotoye ari abasaza bamaze gukura. Uko nge byambayeho byakubayeho, baravuga bati reka ntabwo ari wowe. Reka si wowe, ngo basanze warakizeho zero fote. ubwo sinzi icyo badusobanurira aho ngaho. Mutetera agiye kugusubiza. Abantu bafashe amarangamuntu yabo, amafoto asanzwe abitswe muri systeme, ntabwo ari gusa nayo bafotorwa uno munsi bitewe n'uko bamaze gukura. Izo mpungenge Muteteri mwabitekereje muri rura? Yego twarabitekerejeho, basanga icyiza nuko bihuzwa na NIDA. Iyo case nk'izo urumva ko ntabwo ari case nyinshi zizaba zimeze kuri. Izo case zizashirwa ku ruhande,
izo kesi bazazandika ku ruhande noneho tugane ikigo cya NIDA turebe ko uwo muntu koko ariwe uhujwe n'iriya ndangamuntu. Yego. Icyo ni kesi ziba nkeya. Byumvikane ngo niba inimero z'irangamuntu nta kibazo kirimo. Bazavuga bati uko biri kose uyu muntu ashobora kuba ariwe. Kuko ntawuhuza n'undi rangamuntu. Nta wundi uhuza n'umuntu n'indangamuntu. Okay, murakoze. Erega niyo mpamvu hazazaho fezi y'igikumu. Niyo mpamvu hazazaho fezi y'igikumu kuko abantu barahinduka. Kuko basanze ifoto ubwayo bidahagije. Yego. Bidahagije. Ariko muri ubu buryo umwanya hataraza system y'igikumu turimo turakoresha ifoto. Kandi nabo n'abantu bakadiriye. Irangamuntu igihe wayifatiye nimero y'irangamuntu iragaragara ko ariyo, ni muri system iragaragara ko ariyo, bashobora no kubaza n'ibindi bibazo bakurikije kuri data NIDA iba yabahaye. Urakoze cyane. Bakakubaza bakavuga ati se ibibazo byinshi nda nimero ya konti watubwiriye ariyo cyangwa nimero y'ubwishingizi bwawe. Basanga bihura nabiri akavuga ati umuntu koko niko uriya muntu bavuze ngo ntabwo ari we buriya niba muhohoteye. Biraterwa. Baragiye bamurebye batari ko turabona atari wowe. Niyahuye n'ikibazo. Birumvikana hariho ibyo byose guhoterwa byabaho aho ngaho kuko umuntu nyine arahinduka. Ariko uwo wagiyeho si ukuvuga ngo niwe rwego rwa nyuma ruba rugomba gufata icyemezo kugira ngo ubone irangamuntu. Yego. Ndumva niba yagiye ku mu agent bikanga biroroshye ko yahita atera intambwe akajya kuri service center nyirizina cyangwa icyicaro gikuru cy'icyo kigo cy'itumanaho akaba yageraho naho akababwira icyo kibazo. Hanyuma bakomeza kubona atari we koko bakaba bamubwira ati noneho rero turabona atari wowe koko ibyo umuntu atubwira ntabwo ari byo kuko ntabwo turi bugwe simukadi. Hano hari umuntu ntabwo mbona ko yatubwiye amazina ye ariko yagize ati mwaramutse. Ati none umuntu amenya umubare w'ibanga ukoresha wa momo hanyuma akakwiba amafaranga akayohereza undi muntu baziranye. Uwo muntu koko kumufata birashoboka. Icyo kibazo yahise abaza ati ese umuntu iyo afashwe ahanishwa iki? Reka turebe uwo muntu kumufata birashoboka. Birashoboka kuko ziriya systeme niba yamenye umubare w'ibanga wawe umva yawumenye nyine. Ni ukuvuga ngo ni umujura. Ni umujura. Iyo agiye nko kubikuza bigaragara ko ari wa muntu bikoze. Oya kuko bigaragara ko ari nyiribanga. Yego. Bigaragara ko ari nyiri mode pass. Uwo muntu yabidekara rero nakavuga ati byagenze gutya. Hari ukuntu babikurikirana? Icyo gihe ni nka kwa kundi mujya mu rukiko cyangwa gatanga ikirego sibyo hakaba iperereza ryimbitse. Uburyo bakora iperereza. Ariko icyo namubwira nuko bimaze bibayeho ugomba gutanga ikirego. Gatanga ikirego ku nzego zibishinzwe zimwegereye. Yego. Noneho akaba arizo zikora iki? Zikora iperereza. Icyo gihe bazasanga icyaha gihama akabihanirwa. Ndagiye bamenyeshe yuko dufite abantu benshi ku murongo wa telefone. Waramutse? Allo? Ndabona yahise yigendera ariko nabandi mwese mushaka guhamagara gutanga ibitekerezo muri kino kiganiro umwanya uracyahari turacyafite iminota igera hafi kuri 15. Mwaramutse? Allo? Naramutse neza. Waramutse neza? Yego. Urinde urahagana he? Mwavugana mu Kimimana Filomene. Urinde? Filomene, waramutse? Yego. Urahagana hehera? Ndi ku Kimonyi. Ku Kimonyi? Ubwo ndimo ndababaza. Uri umuntu yaratayiranga muntu. Ariko afite fotokopi. Yego. Yakora swap bigakunda. Yakora swap bigakunda. Mutetera agiye kugusubiza? Munsubirize mutetera. Ntago byakunda. Ntago byakunda kubera yuko kimwe mu bisabwa ni indangamuntu yawe. Umuntu uguha simukadi agomba kubona indangamuntu yawe akareba ko iyo ndangamuntu ihuye n'umuntu wayiguhaye. Okay. Ni ukuvuga rero icyo gihe ategereza igihe bamuhaye indi ndangamuntu akabona gukora sim swap. Ubwo byumvikana aragomba kubanza gusaba indi. Arabanza gusaba indi kugira ngo abone kubona simukadi. Okay. Nanjye ntago narinzi uko umuntu yabigenza. Hanyuma yitwa
Pacifique Mupenzi tugana Imana ati bambariza utese abadafite ubushobozi bwo kugera ku ma service centers iki twagisubije ahari. Yitwa Ngerijo Felicien ari Nyagatare ahantu hitwa Rukomo aratubwiye ati icyo kiganiro turi kucyumva twungukiyemo byinshi. Uyu nawe turamushimiye. Reka dushimire n'uyu witwa Fils Angelo Rutazihana ati bateze yombi ati kandi duhaye ikaze abashyitsi. Yitwa Kanimba Tiago ati turi kumwe ahantu hitwa Gisovu ni he? Ikarongi. Ni Karongi nawe ari kuvuga ati turi kumwe. Hanyuma umuntu witwa Alexi ati turahabaye byangabo ati kigano tugiteze amatwi ibi bitwereka imbaraga bitwereka ko nibura tutari gucurangira abahetsi. Hanyuma ya Rozinda na Joseph ndumva ubungubu twabusomye yitwa Uwamamaye ari muri Kagongo ati waramutse Clement ati muri abambere ati bisambo ni byinshi ati ubu hano muri Kagongo batwaye umugore 100 baramubwira ngo nabitse ariko barayamujyana ati ruranda bashima ndetse na Energy Radio murakoze cyane nawe reka tumushimire. Yitwa Rukundo Desire ati mwaramutse neza ari Rurindo mu murenge wa Mbogo ati mu mudugudu wa Gakoma ati turabashimiye ku biganiro byiza mudahema kutugezaho tumushimire. Yitwa Rukundo Desire ndumva ngo twabusomye ndabona uwumugisha Seti ati waramutse Paul Clement ari mu Muko ni mu murenge wa Muko ni mu karere hano ka Musanze ahantu hitwa ku Kibuye ati tokoke 5/5 tuzuza watumirwa yabasuhuje turamusuhuje ati nanjye byambayeho banyoherereza SMS ya Momo iriho ibihumbi 85 n'amafaranga 400 ati barampamagara bambwira ko amafaranga yaho yayobye ati nuko bahita bambaza nge ngo ayo mfite ati nanjye mbabeshya ko mfiteho ibihumbi 43,900 ati nuko batangira kumbwira imibare nandika ati ndabikora atariko nahise menya ko ari abateka mutwe babonye ibyo bari bashaka byanze ati muhiza SMS ivuga ko konte yanjye ifunzwe izongera gukora ari uko uwo muntu yasubiranye amafaranga ye yayobye ati ndangije ndabahamagara ndabatuka atebeta kuraho ku telefone. Murumva ko ibintu biriho iyi gahunda muri ni gahunda nziza. Jonathan ati ko twikuzaho amasimukadi atubaruyeho bikanga ati nukubera iki? Hari uburyo bubiri bituma bitinda. Uburyo bwa mbere ni network yenda ahantu abari network iri hasi. Yego. Ikindi gikurikiraho hari uburyo nkuko twababwiye yuko igiye kwibaruza simukadi ubu ngubu bahuza na NIDA. Ni ukuvuga ngo amakuru wowe wasabye kugira ngo wibaruze kuri iyi simukadi yiyandukuzeho kiriya kigo kirabibona kikabibaza muri NIDA kugira ngo barebe niba koko iyo rangamuntu ari iyawe koko. Tubwira abantu ko NIDA ari ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu. Hari nk'urugero nk'ubu ushobora kuba naribaruje irangamuntu mbere hanyuma ikaza gutakara. Itakaye nkasaba indi muzarebe iyo nyisabye bampaye indi shyashya hari umubare wiyongeramo ugaragaza ko iyo rangamuntu ari duplicate donc itandukanye na indi. No kuvuga rero iyo ya simukadi ufite wari wayibaruje kuri ya indi ya mbere waba ushaka kuyandukuzaho rero ubu ngubu ugashyira muri ID ufite ubu ngubu cyangwa irangamuntu ufite ubu ngubu urumva ko bisaba akanya kugira ngo bishishozwe babihuze. Niyo mpamvu bitinda. Iyo ukomeje rero ntabwo byanga ahubwo biratinda kandi noneho iyo ukomeje kwanga tera intambwe nawe ugende ku cyicaro gikuru cy'icyo kigo. Ariko abantu babona ko ari ikibazo mu by'ukuri umuntu abantu babona ko ari ikibazo cyangwa bafata nk'ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu nawe ugomba kubihagurukira ukavuga ati ibi binimiro binyanditseho bimwe birakoreshwa amanyanga hirya no hino ugomba gukuribwa uburyo uko bwa icyashoboka cyose kugira ngo ziveho. Niyo mpamvu ugomba gutera intambwe niba byanze ukegera kiriya kigo kukiga ati mu nyandukuzo izi nimero sinzishaka. Sinzishaka ejo niba ntaragira ikibazo nazo ubu ngubu ndabimenye none mu zinyandukuzo ziveho narabigerageje biranga. Umuntu yakubwira rero kumenya ko ari ikibazo gikomeye akabyihutira agatera intambwe ukagenda bakabimufasha. Urakoze cyane. Niba hari ikiganiro mbona abantu bakurikiye ari benshi cyane bakanahamagara cyane mwaramutse. Halo.
Mwaramutse neza Energy Ready. waramutse Aha, ni Alphonse Murimbwe. harya muri mbwe si mu murenge wa Remera Murimbwe ya Gashati. iya Gashaki yego Ikintu nabazaga abo muri rura. Ere nambere reka manze mbashimire kuko bira bintu byo kuba abantu bari bafite simukadi menshi. Yateshaga umutwe. Yego. Kuko ni nabona babateka mutwe wasanga agwamagaza nimero n'ikindi gihe yabona akuriye amafaranga akazongera akagwamagaza indi kubera amajije kukureba mu mutwe. Yego. Bira bintu bakoze ni ariko hari ahantu hari impungenge. Yego. Ku bantu berekeranye n'abakiriya wenda b'amasosiyete atandukanye. Bene umuntu ari inama muri Gashaki. Kugera Musanze kugenda no kugaruka ni 2,000. Noneho akongera akagura na simukadi. Kandi urukumva kujya agera Musanze aba yaceceye yazindutse. Noneho akanagerayo kubera umurongo mwinshi hari akaba yava yadakorewe. Nta kuntu noneho bazabyigaho na MTN bakabongera wenda kureba nk'abantu batoranywa bagashirwa mu mirenge. Noneho bakaja bafasha bari abaturage kugira ngo bari abaturage batabona simukadi barushe nangwa se bakaba babivamo ibyo gutunga simukadi. Urakoze. Hari undi umuntu witwa MC Manevre nawe yatwandikiye. Hari Burera ahantu witwa kuri Viziyo. Atari ko mwadufasha abakora swap bakegera abakiriya. Kuko usanga swap ari ikibazo. Ati nkano Burera rugengabare ati gukora swap no kujya Musanze cyangwa se mu Gakenke na Kirambo. Ati kandi ni kure kabisa. Aha, kuva Burera ugiye Musanze ni nk'ibihumbi 3. Urumva yuko uyu muntu afite ikibazo nk'icyo cyawe? Abari mugumye mutuvugane njewe ndi umu agent naranabaruraga simukadi. Ariko none icyo kibazo turugumana nacyo umuturage amubwira ngo uzaje Musanze. Ati wapi naho nzajya ni kuri. Avuga ati simukadi ndenda kuyigendeshereza y'ibihumbi 3, 4, 5. Kubera iki? Kugira ngo bizagende bite. Okay, reka bakumbwirire niba bishoboka yuko koko kubegera bizakunda cyangwa se icyo kibazo murakizi ko gihari. Hagataho kugira ngo ikibazo cyo muturage gikemuke rura yakagombye kubyumvikanaho na MTN bose boroherezanyije. Noneho tukabashe kubona serivisi nziza. Urakoze cyane Alphonse, urakoze cyane na MC. Ikibazo cyabo kirumvikana kandi gifite ishingiro. Ariko nkuko twababwiye iki gikorwa nibwo kigitangira kimaze iminsi 28. Urumva ibi bigo bigomba gushaka abantu bizeye ubinyangamugayo bakegera. Ahubwo Alphonse adufashe kuko yarasanzwe abikora azabegere bamuhe uwo murimo. Iyo gahunda ikibazo gihari iyo gahunda yo kwegera abaturage irahari. Ubutumwa turakora ubukangurambaga ariko na nyuma y'ubukangurambaga turaza kugaruka muri inspection turebe niba koko begera abaturage. Nkaho twaherereye mu burengerazuba ku buryo nko mu karere ka Rusizi MTN atubwiye ko imaze kugezayo kioske 30 zegera abaturage. Gahunda irahari mu murenge harimo abagenti 2. Gahunda yaratangiye. Urumva rero ntabwo bapfa kohereza abantu kubera iyo system nanone irimo irakoreshwa isaba kuba training kubategura kugira ngo bamenye kwikoresha kandi no gushaka abantu b'inyangamugayo kugira ngo batozongera kugwa muri icyo kibazo. Hari ikindi yaravuze kijyanye n'amasosiyete. Twavuze simukadi ku bantu ariko na hoteli na companies nazo zishobora kugenda gukora registration ya simukadi kujya kwibaruza kuri simukadi. Waravuga ati se bo bisaba irangamuntu. Bisaba iki? Birumvikana niba ufite company yenda tuyite Alphonse Limited sibyo. Noneho no kuvuga ngo iyo company ifite certificat ya RDB cyangwa registration yo muri RDB. Ariko ibifite uyihagarariye yenda DG wayo cyangwa iki nawe aragenda akaba yayibaruzaho kuri iyo company. Teonese turabashimiye ibitekerezo byo ni byinshi cyane, abahamagara nabo ni benshi cyane, ariko nanone turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abantu ko biri kose basobanukiwe byinshi bitandukanye. Witwa Maniro Jean Pierre ngo baramutuburiye, ngo baramubwiye ngo bamuheje amafaranga 12,000.
ngo nta yandi ufite ngo ngo aravuga ngo nta yandi afite ngo ko naramuka atinze ngo simukadi bagiye kuyifunga. Murumva ko ni ikibazo abaturage bafite. Batwandikiye ari benshi ariko natwe turi kugana ku musozo. Reka twakire n'uyu nguyu ariko tugana ku musozo. Waramutse aha ndabona uyu nguyu sinzi ukuntu ahise abigenza ahita yigendera ariko ndabona hari undi ntago mwaramutse. Allo. Waramutse neza? Mwaramutse neza. Yego. Anjye abatubuzi buri mwaka bangeraho. Barakumenyereye. Buri mwaka barampamagara bakambwira bakabanza bakanyandikira message iriho nka miliyoni. Barangiza bakambaza ngo nimbabwire ngo mfite kuri konti yanjye. Agiye nari ngiye kubabwira mbanza kuyereka umuntu iyo message arambwira ngo nimbihorera ariko uyo bampamagaye mitambatu. Kandi bakibikubwira wumva gukiza birangiye. Ngo miliyoni ngo ni impano ngo igera kuri buri muntu buri mwaka ngo ni shombo riba ku muntu. Okay, bati ni wowe ugezweho. Nanjye ndishima hariho miliyoni. Ndangije barambwira ngo nimbabwire ngo yo nari mfite kuri konti yanjye. Umuntu arambwira ngo abo n'abatubuzi mitambareka ariko ubuyo bampamagaye ndabatuka ntabwo bakimpamagara. Gutukana ko atari umuco mwiza arawajya ubihorera. Aya. Urakoze. Ugukoreye nk'ibyo ngibyo ubwo wamwihanganira. Humura rura yabihagurukiye ndetse na zino societe zitumanaho nazo zabihagurukiye uko biri kose bararye bari menge. Sawa murakoze. Murakoze cyane. Rero ntabwo twakwakira abantu bwakwira bugacya. Biragaragara ko ikiganiro abantu bagikurikiye ari benshi barashaka gutanga ibitekerezo bitewe nuko bino bisambo byarabazengereje. Hanyuma rero yitwa Nkuru Nziza Emmanuel ari gasakuza ati ibyo bisambo mudufashe bitazongera kutwiba. Hanyuma urukundo Emmanuel ahantu yitwa Irurindo ati mutubarize ko umuntu ajya kugura simukadi bakamufotora buriya abazisanganywe nibo bazasubirayo babafotore. Mwabivuzeho? Twabivuze. Mwavuze ko bari guhera kuri bano bantu bari gufata simukadi nshya ariko nabandi bizagira bikabageraho ndetse ngo tuzanatera igikumu wa mugane warundi avuga igikumu. Zatera igikumu. Rero inshuti bakunze wa Energy Radio turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Iyo tugiye kugera ku musozo rero hari ukuntu umuntu akora ikiganiro ariko twahaguruka turenze studio kavuga kakajambo mbona akavuze none byarangiye. Mutete nk'uburamutse uramutse usohotse kuno muryango ugeze hanze nushaka kuvuga ariko ari ikintu akagombye kuvuga nsohotse ntavuze icyo kintu kivuga dusoza. Icyo mvuga simukadi yanjye ubutunzi bwanje, simukadi yanjye umutekano wanjye. Nayo magambo namubwira. Simukadi ye ni ubutunzi bwe, simukadi yanjye umutekano wayo. Ndagushimiye cyane. Urakoze. Theoneste utaza kuza kugera hanze ya studio ukaza kwibaza ngo ariko ngo kuri jambo nakagombye kuba narivuze nkaba nasohotse muri studio iryo jambo rivuze tugasoza. Rwose murakoze cyane nanjye numvaga riri muri Nkirigita. Ndavuga amagambo abiri nta kongera kujya ku bana bo mu mihanda ku mihanda ba MTN mu mitaka gufata simukadi cyangwa bayatera. Cya kabiri twabwiye ko tuvuye mu kigo cya Rura. Rura twababwiye ko ikora ibintu byinshi cyane ifite inshingano nyinshi cyane ariko muri izo serivisi zose tubishinzwe kugenzura ushaka kugira ikibazo cyari cyo cyose wahamagara kuri 3988 n'ubuntu 3988 ubijyanye na transport mu muhanda wahutajwe bagutere umuzigo bagushuje menshi dore ko ari yo ngeso igezweho mu modoka hamagara kabiri inshuro enye kabiri inshuro enye ntabwo yishyurwa nayo. Yego. Ikibazo cyawe tuzacyakira cyangwa urashaka kwandikira Rura akarengane wagiriye ujya kuri email kwandika info rura info@rura.rwa ugatanga amakuru. Urakoze cyane kandi turabashimiye Radio Energy ku mwanya mwiza mwaduhaye. Abantu baracyahamagara ariko nta kundi twabigenza.
bantu mwakomeje gushaka gutanga ibitekerezo, reka n'ukuri tubashimire. Twakomeza dutya bukira bugacya bitewe nuko ni radio mukunda cyane kandi n'ikiganiro cyo mwumva ko cyabakoze ku mutima. Reka mumfashe aho muri hirya no hino mu Rwanda no mu mahanga muduteza amatwi kuri TuneIn cyangwa andi atandukanye, dushimire aba batumirwa baturutse mu kigo cya Rura baje gusobanura ibi bintu bijyanye no kwibuza simukadi mu rwego rw'umutekano. Nk'uko mutetere bivuze, simukadi yawe ni imari yawe, n'ubuzima bwawe, n'umutekano wawe. Ntuzatakaza simukadi ngo ugende utuze kuko yitora gwashaka kwikoresha ibintu by'amanyanga kandi bikitirirwaho wayibarujeho. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Dushimiye mwese mwaduteza amatwi muri hirya no hino. Rero mwabumvise muteteri Sezera, murakoze cyane. Turagushimiye. Tebonetse Sezera, murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye rero nitwa Ndesa Paul Clement, nanjye ndabasezeye kandi mbashimira. Mukomeze kugira ibihe byiza.